nta munyafurika umupagani nabo abo nibo bapagani bo nibo bari abatinganyi nibo bapagani ntabwo ari twe none se paganus ni iki rurimi rwaye paganus ni wakutamenya ni umuntu uri inyoha none se bari abantu nitwe turi inyoha se ariko bavuga ko nyine impamvu abanyafurika barabapagani nuko basengaga ntabwo twiye dusenga ibigirwamana nkabo Mitra ntabwo yari umunyafurika Dionisi ntabwo ari umunyafurika Krishna ntiyari umunyafurika uretse Horasi yari umunyeshuri twebwe ntagirwamana twasenze none se abapagani nibo bapagana ahubwo bavuga ko imana basenga zitari zo nko mu Rwanda gusenga ryangombe ntabwo abanyarwanda iyo senga ryangombe bagaterekera se cyo kimwe no gusenga wera difference bavuga ko imana tutatuyisobanukiwe ko twarahuzagurikaga se aho baya ariko mu Rwanda gusenga ryangombe nta munyarwanda yizasonga ryangombe nta numwe ryangombe ntiyari n'umunyarwanda ryangombe yaje mu Rwanda mu 1532 kuri Ruganzu Ndori nubwo ko se mbere ya Ruganzu Ndori abanyarwanda basengaga none basengaga iki basengaga imana rugira rurema nibyo imana rugira imana rurema guterekera no kubandwa byazanywe na ryangombe kubandwa ni ugufatanya n'imana nabyo uretse ko byaje nyuma mu Rwanda ariko guterekera ni gusenga ni ko guterekera ni nka kuriya tuvuga abatagatifu ubundi mu Kinyarwanda ariko ibyo ngibyo bizagenda bibaze rutangarwa mu ntabyo